Iyangirika ry'akayunguruzo k'imirasire y'izuba ozone ni kimwe mu bibazo bikomeye bihangayikishije isi kuva mu kinyejana cya 20. Mu myaka y'igihumbi 1970 nibwo abashakashatsi bagaragaje ko akayunguruzo k'imirasire y'izuba kaje mu mwenge munini utuma katagifite ubushobozi buhagije bwo kugabanya ubukana bw'imirasire y'izuba, byaturutse ahanini ku binyabutabire byangiza aka kayunguruzo bizamuka mu myuka ituruka ku isi, cyane cyane ibinyabutabire bya chlorine na bromine. Iri yangirika ry'akayunguruzo k'imirasire y'izuba ryatumye ingaruka zikomeye zitangira kwibasira urusobe rw'ibinyabuzima. Muri rusange iyangirika ry'aka kayunguruzo k'imirasire y'izuba bitugiraho ingaruka nk'abantu, bitugiraho ingaruka mu buryo butandukanye. Buri ukuntu Imana yaremye izuba, mu by'ukuri ako kayunguruzo gatuma rya zuba ritatugiraho n'ubukana bwinshi. Iyo kamaze kwangirika rero niho habamo kugira indwara zitandukanye, harimo za kanseri z'uruhu, harimo amaso ariya twita amashaza yo mu maso n'izindi ndwara nyinshi. Ikindi y'ibimera nabyo byangiritse kubera iryo zuba ryazanye ubukana budasanzwe, ubwo urumva harimo kuzamo amapfa, harimo n'ubukungu bw'igihugu kuhatakarira n'ibindi byinshi, kuko ubukungu bwo tuvuze mu bimera iyo tubugize amapfa, ariko niyo abantu barwaye tukajya kuvuza indwara nk'izo, usibye no kubura ubuzima bw'abantu, ariko urumva ko n'ubukungu buhatakarira. Mu 1985 ibihugu bitandukanye ku isi byarateranye i Vienne muri Autriche mu nama mpuzamahanga yiga ku buryo ibikorwa bya muntu ku isi biri ku isonga mu biteza iyangirika ry'aka kayunguruzo byakorwa mu buryo bitakangiza. Iyi nama yasinyiwemo amasezerano yiswe Vienna Convention yahaye ibihugu umukoro wo guhangana n'iyangirika ry'akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Aya masezerano y'Vienne yakurikiwe n'amasezerano ya Montreal Protocol mu 1987, yose yashyizweho umukono n'ibihugu 197. N'amasezerano yagize amavugurura atandukanye mu bihe bitandukanye, harimo n'ivugurura rya Kigali Amendment ryabaye muri 2016, yose yasabaga ibihugu guca burundu ikoreshwa ry'ibinyabutabire byangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba bizwi nka ozone depleting substances. Ni ibinyabutabire byabonekaga hanini muri gaze zikoreshwa mu bikoresho bikonjesha birimo amafrigo, congelateur, climatiseur, ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro n'ibindi. U Rwanda nk'igihugu kiyemeje kwinjiza ibungabunga ry'ibidukikije muri gahunda zose zigamije iterambere ry'igihugu, narwo rwasinye ayo masezerano ndetse ruhita rushyira imbaraga zidasanzwe mu rugamba rwo guhangana n'iyangirika ry'akayunguruzo k'imirasire y'izuba ndetse no guca burundu ikoreshwa rya gaze zikangiza. U Rwanda uko mubizi rwasinye amasezerano mpuzamahanga ya Montreal na Vienna agamije kurengera akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Ariko ntibyagumye aho gusa, ndetse nyuma yaho kubera ingamba u Rwanda rwafashe zitandukanye, twagiriwe n'ubuntu bwo kugira inama mpuzamahanga ya 28 y'ayo masezerano, abari twe tuyakira nk'u Rwanda, ari naho havuyemo ivugurura ryayo rya Kigali, ariyo twita Kigali Amendment to the Montreal Protocol mu rurimi rw'amahanga. Ariko nyuma yaho u Rwanda mu by'ukuri rwafashe intambwe, turavuga tuti cyambere iri vugurura ribereye hano, tugomba kugira icyo dukora ku ikubitiro. Ubwo rero twafashe n'ingamba zo kugira ngo tugabanye ya myuka iva muri ibyo byuma bikonjesha, hari nabyo byangiriza akayunguruzo k'imirasire y'izuba, ariyo National Cooling Strategy, nayo yaremejwe. Hanyuma nyuma yaho kugira ngo byose bishyirwe mu bikorwa neza, twashyizeho iteka rya minisitiri rifasha ibyo byose kujya mu bikorwa, kugira ngo abashaka gutumiza ibyo byuma, imyuka ikoreshwamo igenda igabanyuka. Ariko ntitwarekeye aho, twabonye ko hariho indi ntambwe tugomba gutera, cyane cyane kubaka ubushobozi bw'Abanyarwanda. Tugira rero kwigisha no guhugura abantu batandukanye bafite ibyo bakoramo, ubwo twavuga abacuruzi, abatekinisiye babikoramo, ndetse n'abandi batandukanye, kugira ngo bagende babyumva n'inshingano zabo mu bintu bitandukanye, kuko twumva ko ari ibintu bireba abantu ku rwego rutandukanye. Ubwo navuga ababikoresha, ababicuruza, ndetse n'abatekinisiye bashobora kubikora cyangwa se kubisana. Uko imyaka yagiye yicuma, gaze zitandukanye zirimo ibinyabutabire byangiza zagiye ziva ku isoko.
ivugurura rya Kigali Amendment muri 2016 ryemeje ko hagomba gutangira gukoreshwa gaze zisanzwe gusa zitarangwamo ikinyabutabire na kimwe kigira ingaruka ku kirere, no kuvuga gaze naturelle cyangwa natural gases. Kugira ngo ibi bishoboke, REMA ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye mu kurengera ibidukikije hakozwe ibarura mu gihugu hose kugira ngo hamenyekane ibikoresho bikonjesha byose biri mu gihugu ndetse na gaze bikoresha, bityo ibyavuye muri iryo barura bishingirweho hafatwa ingamba z'uko gaze zisigaye zangiza zakurwa ku isoko. Nyuma y'iri barura kandi hatekerejwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ryafasha guhanahana amakuru y'ingenzi akenewe mu rugendo rwo guca burundu gaze zihumanya ku isoko ry'u Rwanda. Iyi system ije gufasha mu buryo bubiri. Hari amagaze ari kugenda akurwa ku isoko, izaza kudufasha gushyiraho ingano za gaze zizajya zinjizwa buri mwaka. Hanyuma hari n'amagaze twitegura kuzakuraho azagenda akurwaho mu gihe cya 2021 ajyanye na Kigali Amendment, kugira ngo murayizi. Rero izatangira na system n'ayo magaze, noneho ishyiraho ingano fatizo tuzagenderaho mu gutangira kuzagenda tugabanya ingano zizajya zinjira ku isoko ry'u Rwanda. System ishyizweho kugira ngo ikusanya amakuru yose ajyanye n'ibi bicuruzwa bikoreshwa mu mafrigo, bikoreshwa mu byuma byose bikonjesha, kandi ibyo bicuruzwa ari nabyo byangiza akayunguruzo. Ubundi kugira ngo utumize nk'amagaze byasabaga kwandika ibaruwa ukayizana kuri REMA, none ubu ngubu uzajya ubikora wibereye iwawe mu rugo, requesting approving cyangwa baguhe comment, umenye icyo ugomba gukora. Ni byiza, twabyishimiye, twabikunze, kandi ikindi bizafasha na leta na REMA kugira ngo imenye ingano y'ibicuruzwa byinjiye mu gihugu, kuko biroroshye bazajya babibonera muri system. Kugera ubu ku isoko ryo mu Rwanda hamaze kugera ibikoresho bikonjesha bigezweho bikoresha gaze zitangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba ndetse na gaze ubwazo ubu zirahari. Ibyo ni ibikoresho binakoresha ingufu nke cyane z'amashanyarazi, bityo bikarinda n'ubushyuhe bukabije mu isanzure. Icyo twe dukora nk'iwacu nuko technology yose igezweho nicyo kintu twe tuzana. Ntabwo dushaka kuzana mu Rwanda ikintu kimaze umwaka cyangwa se imyaka ibiri. Technology ibintu byose twimportinga ni ibintu biri kuri bigezweho muri technology. Twe twanarenze ndetse n'ikibazo cy'amagaze gusa. Munarebye n'ibikoresho byacu byinshi bifite gaze 600 ariyo hydrocarbons, amafrigo mato, iyo bita VRF cyangwa se DVM zacu zikoresha iriya gaze 404. Birenzeho noneho dukoresha system bita inverter technology. Inverter technology noneho yo tuziko ibintu by'ibidukikije ni ibintu biri kimwe kigenda kiba kiri connected ku kindi. Turavuga climate change. Climate change ni ikintu kinini cyane kitari gaze gusa, ndetse n'uburyo ki dukoresha energy impactinga climate. So twebwe technology tubasha gukorana n'aba supplier bacu ituma ndetse n'umuriro n'ibintu byose duconsuminga bigabanuka cyane. Uyu munsi kandi bimwe mu bigo binini bikoresha cyane ibikoresho bikonjesha nabyo byamaze gusobanukirwa ndetse no kwinjira muri uru rugamba rwo kurinda akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Nubwo hatewe intambwe nini mu guhagarika ikoreshwa ry'imyuka yangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba, ndetse abashakashatsi bakaba bagaragaza ko aka kayunguruzo kagenda gasubirana, urugamba rurakomeje kandi haracyakenewe ubufatanye n'uruhare rwa buri wese kugira ngo ikoreshwa ry'ibikoresho na gaze byangiza aka kayunguruzo rirangire burundu mu Rwanda. Turasaba ko abacuruzi badufasha kugira ngo bacuruze ibitabangamira ibidukikije, bacuruza ibintu bumva nabo niyo nyunganizi yabo mu kurengera ibidukikije. Bazana ibyuma ariko bazi neza ko bifite za gazi zemewe. Hanyuma ikindi ku ruhare rw'abaguzi, ubwo ndavuga ababikoresha mu mazu yacu mu gukonjesha ibintu bitandukanye, tugerageze kumenya ibyiza byujuje ubuziranenge ni ibihe, ari byo natwe tugura. Buriya iyo umuguzi azi icyo agura biyobora n'ugurisha kumenya icyo azagurisha. Hanyuma ikindi ni ukugira ngo iyo tuvuga guhanga imirimo haba harimo n'ibyo ngibyo. Urahanga uwuhe murimo? Nimba mpanga umurimo uzaza
uri muri gahunda cyangwa wubaka icyerekezo cy'igihugu gishaka kujyamo, ubwo turashaka ngo na bandi babikoramo b'abatekinisiye baza bakabisana aho byapfuye bagira ubwo bumenyi, kuko iyo bamaze kugira ubwo bumenyi nibwo twumva natwe ko nguze iki gikoresho nta kibazo mfite, kuko nzi umuntu iyo cyangiritse wakimfashamo. Tuba tureba rero bireba buri muntu wese, ari umukozi wa leta, ari ibigo bindi dufatanyije, ubwo navuga nka RSB kuko ari abantu bashinzwe ubuziranenge, turanafatanya muri byinshi. Turavuga abantu bashinzwe ingufu, iyo tuvuga mu buryo bwo gukora ibyuma bikoresha ingufu ariko birondereza, turavuga abantu batandukanye, tukanavuga ndetse n'abandi batanga amafaranga, ubwo ndavuga za bank n'abandi, kuko b'abantu bajya kubishaka bakeneye na finance, bakeneye amafaranga kandi abo badufasha. Twumva rero iba ari ibintu bireba buri muntu wese mu cyiciro urimo, ahantu uri, ufite icyo wakora, ufite umusanzu watanga. Abaturage bacu bagenda batera imbere, abenshi batunze za firigo, ariko wenda benshi ntibaragira aho bakoresha biriya bikonjesha mu mazu, kuko amazu yacu akenshi twagira ubuntu bwo kugira umuyaga mwiza, umwuka mwiza, n'ubushyuhe butari hejuru cyane. Ariko icyo tubasaba ni uko bakangurira bagenzi babo, ubwo ubimenye akabwira mugenzi we. Urumva turimo turigisha, turi mu nzira yo kwigisha, kandi kwigisha ntago birekera ikigo kimwe, birekera umuntu umwe, ahubwo twese hamwe dufatanye muri uru rugendo twiyemeje, kuko turubaka igihugu kandi tuzi ko ari cyiza kuri twe n'abana bacu.